iyo mvuze ubwiza benshi bumva nyashi n'ibindi ntavuze gusa umutima mwiza ari hariya twahuye by phone sinarinzi byinshi kuri we gusa kwamvugisha binyemeza ko ari we wa wundi nari narabuze the one who can bring rwa rukundo rwabuze sinkubeshye ngo bwira ntamukumbuye akena tweti kumubona imbona nkubone she's kumutata sinabona homera avuga tu uje ngenda guwera ambwira ko yikundira ko ntamufera she's kumutata sinabona homera avuga tu uje ngenda guwera ambwira ko yikundira ko ntamufera she got me in it more. She said I gotta think about you. I fell in love with you. That's it. Wow. Straight up. Umusa. Yo. Kurenze. Nah, it is. Oya. Ukuntu uririmba nyise ntumva wari kubo uri kuri level ya ba theben na ba Medi. Really? Ga n'ubundi ntago umuntu wagezeyo n'ubundi babivuze ko ari uhagarariye isi. Avuyo. Gake. Noneho nkuko nabivuze hari ukuntu umuntu ahita yumva ibintu mu mutima bijagajaga. Really? Umusura arenze. Nawe ibi bintu by'umuziki wabijemo ute? Okay. Umuziki rero ntago navuga ko nawuje. Oya. Noneho nta nubwo urimo. Uyu muziki nawo hozemo. Bose bavuga ko waje mu kintu kandi waragihozemo. Oya. Wakijemo ryari rero. Urumva ibyo byose arigiye waziye. Ubwo navuga mvuka nibwo umuziki nawujemo kuko nawuhozemo. Ahubwo mbaza ngo natangiye kuwukora ryari. Bagiye utangiye kunyigisha uko nkubaza. Oya kuko watangiye gukora umuziki ryari? Okay, umuziki abundi from back then wenda ndi umwana najyaga numva indirimbo pe nakundaga indirimbo sinakubeshya. Yego. Gusa like nakunda n'indirimbo nkaba ntazi umuhanzi n'iki. Urabizi aba disc bana abandi batanga film. Yego. Waragenda indirimbo ukamunyuriramo muri vision wamuhaga freestyle gatoya none ukajya muri vision ukamubwira ati harimo umukobwa wambaye utya ati bari kuri yamaye ati bari kuri piscine imeze gutya nyine umu DJ tse ndimo ko ntari kuyumva none yakumva hari aga sound yumva amenyeho agahita yikurabura agahita yigukubitira kuri flash. Kuvuga ngo n'undi mu busanzwe wakundaga ibintu by'imiziki cyane. Umva byatari muziki abundi music is my life, I can say that. Kuko niba nk'ubu ngubu 24 hours amasaha 24 y'umunsi. Niba amasaha 24 y'umunsi amasaha ni wenda niyo navuga mba ndi gukora ibindi bintu ntari kumva umuziki. Oya. Ngiye ntago nakubeshye. Ushaka gukora akazi gusa still uri kumva umuziki like ushaka ku playinga ukaba uri gukora ibindi bintu bisanzwe mu buzima busanzwe. Ariko uri kumva iki music. Rero nkayo masaha wenda ane urumva asigaye. Ane nayo gukora utundi tuntu ahandi hose no muziki. No muziki kuko niyo ngiye kuryama madi guplayinga imiziki tuje gake ugiye umuntu anasinzira. Rero music is my life. Hanyuma rero icyo nicyo gihe watangiye kwikunda. Hanyuma kuvuga ngo music yo ntago nayitangiye kwikunda icyo gihe. Ahubwo none kuyikora gutya ngavuga nanjye ngiye gukora music. Abundi nakinaga football. I used to play football. Like gusa football nkumva naga ari ibintu byanjye nkahatiriza nkumva nzaba umukinnyi. Niki cyagucira intege muri football? Ahubwo se niki kitancaga intege? Nta ntege wari ufite. Wacikaga intege udafite. Ni kwa kundi abanega bakubwira ati sha bro. Tisha football uzayireke kandi none wa muntu uba ufite ibikoresho. Umuntu uba ufite ibikoresho buri. Yego. Bro abari inka nta kintu aba yiziye mu kibuga ahubwo gusa aba bapeti badafite na godiyo n'iki nta kintu bahagaze. Nanjye nari ndi muri abo bapeti rero kuko ngiye narihiringaga nkashaka inkweto n'igikoya nabikundaga numva nyine ari cyo kintu nzakora. Urumva? Yego. Gusa covid lockdown yaraje. Tumara igihe kinini turi mu rugo nk'abantu bigaga. Igihe wari umunyeshuri cyane. Yego ukiga amafaranga y'iki. N'ubu ndacyariho. Oya. Yamaye. Mbona ukuze tusaziye mu ishuri. Oya tutari sazira ariko urabimvuye ngo
shabyihore napfiriye hese ko mbona ukuriye mu ijoro umusaza naguzaga hari n'agahinda umuntu abahagaze cyamaye agahinda kiki goko nawe nyine reba hasi hari umuntu akuye kusa na jihad oya nta muntu ugeze kubwira aya man just because nambaye duraga man oya no kuri ndabona usa na jihad harabura gushyira akantu kagatera kare rucabana wapi man abunza ariko nyine namvuze ko jihad ari mubi gusa ntago nsa nkawe pe urambeshye nyamara usa na jihad yampaye nese umwangiye iki oya ntago mwanzi ariko ntago dusa ariko ngenda bikubwiye kandi ngendeye kubyo mbona nese uramakanya ko erega buri muntu wese agira opinion ziwe kandi ntago wazombwira ngo nsa nkaje ko mbona bikubabaje oya ariko nyine na ugomba kuba nose nk'ubu nkubwe oya ariko nabasa nka jihad urabyanze wapi kabisa jihad urucaba ntago nsa nka jihad wallahi reka twigarukire rero ku nganzo yawe ku muziki wawe hari indirimbo ufite hanze right now shaka currently na ndimo mfite hanze umva it's a long story warutangije uririmba ariyande yari yanjye iyo ndimbo ni yawe ntagiri hanze wapi like ndacyazifite ndazandika nkazibika urabizi financial effort abari ibisazi yego none mu industry umva nta connection nta biceri uri hanze ya industry man uri out of industry kandi nta nubwo wanabarenganya sometimes urabumva niba waprochinze nk'umuproducer runaka ntago uvuga wenda izina akakurabura ati peti wenda umva ufite impano ubigwamo fresh gusa shaka ibiceri bikeya twe twabiheraho ngukorere music yego urumva wowe nyine uhita uvuga ati man ise ngo kandi ngo kayanze ngo kunkorera bro nyine afite umubare w'abantu benshi bamwaprochinga gutya rero niyo mpamvu nkubwira ngo iyo nta connection aba ari ibisazi kandi nta n'ibiceri ufite urabizi industry aba ari ibisazi nyine ndacyandika bavuga ati rimwe kabisa hari igihe ugwa kuri roto hakintu so rero bya bindi wanditse n'ubundi basugiza amahirwe yo kuvuga uti just mbikure mu ikayi basi mbizana hangaha ho byumvikane twagiye ku indi freestyle waba waranditse okay twagiye let's go okay uri caro gatekereza bukira rimwe na rimwe udafite n'ubwira muri life yawe utahabona ibyiza put it on the girls and then they believe it uri broken ntiwaserebura nive even when you say okay you never mean it. Nothing is easy, life is a mystery kandi ngo wakuze ushaka kuba ministry victory is what I fight for, believe me I ain't gonna trust in nobody, believe me ntuzatungurwe kumbona muri benzi victory is what I fight for, believe me I ain't gonna trust in nobody, believe me ntuzatungurwe kumbona muri benzi n'abarara bari kuri street. Wow, for real kitari umustar giruri agahinda umuntu haga wimbabaza ndapfira cyarakubabaje wowe mana nyagasa ari ukuntu ujya kuri Instagram yego uzindutse yarubika kabisa vuga tereka ndebe what's going on ukabona aba promoter kandi rero ngiye nago nyine bakorera ibiceri n'aba promoter ukabona ahantu hose bari gupromoting indirimbo imwe y'ubufu y'umuntu niba ubanze hari ukuntu umuntu muvugana abundi ibyo ari byose umuntu ukora music nta gushaka kumva ngo murahuye arakubwiye ngo mu musicien akobwa ngo afite indirimbo bra ariko yandika nigga uri kwa like wakagombye kuba basi like ufite nk'indirimbo zibitsa ahantu nyinshi kabisa yego ku buryo umuntu agukubisa amahirwe wakigaragaza ariko ugasamana ngo ngewe nyine ngo ndi kuyikoraho ndi kuyandika none agakora ikosa akavuga ngo ari kuyandika nega abundi indirimbo basa bavuga ati iri mu bubiko iri mu gikoni kabisa turi kuyikoraho ariko nyine bari kuyiproducinga nago uri kuyandika none umurara ngo ari kwandika indirimbo kandi ngakora music ese mbere yuko andika iyo ndirimbo wakoraga ubwo surumva none ukabona indirimbo ukibaza ati nk'uyu koko umuntu uba waramushoyemo baba barahuriye yego bigahita bigaruka hahandi kuri iki connection byarakubabaje muri industry ufite indirimbo nyinshi wanditse ubona zibura iki indirimbo suka ari mbi pe
hari n'ukuntu uhura n'umuntu none abantu nabo urabizi ntago abantu rega ntago babazi ibyawe like umuntu areba inyuma nyine like niba umbwiye ati wankubise freestyle numvishe ngo uzi kuririmba something like that none ukamukubita freestyle wahita kurabura ati bro ati what the fuck are you waiting for aturategereje iki man wakagombye kuba ufite nk'imizigiri hanze iri ku blowing up bro none ukavuga se bro muri studio uragenda ugashinyika bakakurecordinga kandi no nyine sometimes nuko umuntu aba atagira n'amahirwe yo guhura n'abantu benshi ntago nkeka ko ma talent iri cheap ku buryo mpuye n'umuproducer tugahura gutya face to face yego ntabura nyine kumukonfaminga nkamukonvincinga nyine kankorera ibintu kandi binarenze yego abantu barafashanya mane ntago industry yose yuzuye abantu badafashanya burane bazakubeshya n'abafashanya hari abantu bafashanya mane nk'umuntu agapostinga ka video kawe wa postinga freestyle agakora repost ntagakuzi just like nyine kuko yakubonye somewhere kandi akumva nakaboro nyine gahitinga different akagutaho yego basi uravuga ati tukubita akantu akavuga ati ibintu nkora basi hari abantu babizi hari abantu mu Rwanda baba star ugiye kumbwira umustar wabonye wazamutse ariko kavuga uti ntaga bikwiye kabisa uretse imana n'amafaranga uyu muntu ntaga bikwiye pe wowe nawe oya ntaga ari amatiku nese suku siko kuri ukavuga ati no mustar kabisa ntaga bikwiye pe nubwo ari umustar ni kugihu kanumva ako nyine hari n'igihe uzamuka kwe ukora na producer beza indirimbo ikaza ari nziza gusa umuntu agukubisa ara nka live nk'iki ngo ninde ariko kuki ubushagwe oya ntago ari amatiku niba mutekereza muvuga oya gutya nta bikwiye kabisa right now umuntu akubajije nawe ngo ito droppinga yo top 5 y'abantu bari hejuru kandi ubona batabikwiriye uba mwatse umwe twagiye buri Krisiza arabikwiye urucabana uriya munega akwica Roskana arabikwiye urucabana Afrika arabikwiye urucabana Juna arabikwiye cyane Bruce arabikwiye cyane Joyeux arabikwiye ariko nawe arukundo ese numvaga bagomeje kuvuga abahitinzi nyine abaniga twese twirefera akenshi nk'abapkamingi Joyeux Joyeux numwe wiki ukunda Juna kunda Juna Nusura n'umuhanzi sinafite indirimbo nose Juna bamubaza ngo Joyeux impano ye urayitekereza iki Juna harya washije biki ntabwo mbyibuka arambwira ati yamukoze indirimbo kuririmba zabireke eregana wenda njye ntabwo nakubwa bro Joyeux kabisa nyine biriya ni ibintu biza bigatrendinga kuko abantu babonye nyine bagatungurwa bagaseka ariko ntago urabavuga se ura ntago ari umuhanzi ntago ari uwo mukuremo mwera mukure mu bahanzi nta nubwo agakwiye kumuvuga mu bahanzi anyway so urumwa upcoming buriya urumva hari ukuntu umuntu aba atazi kuririmba ariko basi ari umuhanzi abantu bamuzi dusaba Imana gusabye collabo wayimuha no umusitari nubwo atazi kuririmba ariko baramuzi yagusabye collabo ugakorana indirimbo akayipromotinga buriya wabyemera oya dusaba Imana ntabwo nakorana nawe oya abonye amahirwe sibyo agiye kuguha indirimbo agwe collabo yipromotinga afite ibiceri ntabwo ibyo wabyemera to be honest ntagura nje dusaba Imana mabona narwaye actually mbona narwaye nose uramuntu igubona atambaye wowe dusaba urajya indirimbo za dusaba ndaba karimba kakasaba Imana uzi wakabura rwose oya wapi ako hari indirimbo nigeze kumva bavuga ngo Michael Jackson wo mu Rwanda Biriji niba ari Biriji duhebawe twumve oya ntago nayifashe kuko nayumvishe gutya kumva asubwo nge nta nubwo nafata umwanya ngo nge kumva manu uramura twikomereze hanze tugenda ducangura tugaruka mu Rwanda hanze y'u Rwanda top 3 y'abahanzi ukunda top 3 in Africa Africa kabisa uwa mbere chaba Whiskey die Starboy ku mwanya wa mbere kabisa uri uwa mbere kwa kabiri areta hazaho murara bita Mr Money ashake gatatu
Mwanya wa gatatu araza umurara. Mwanya wa gatatu. Yego. Shabana. Ko haje benshira. Ko haje benshi. Noneho umwanya wa gatatu urashyira muri bracket noneho ushyiremo benshi. Oya reka mvuge wa gatatu ariko nago namubura tuvuga ati kabisa Obio Davido. Kabisa. Davido. Aha, sasa musaza umuntu urya kugira ngo umukunde nuko ufite indirimbo ye hafi nazi uvuga uti indirimbo kabisa kuri zo top 3 z'abahanzi umbwiye. Buri muhanzi. Buri muhanzi akantu gatoya nibura kuri buri muhanzi. Oya. Wizkid niba nta ndirimbo Wizkid uzi urambwira gute ko uri umufana? Oya like wewe hari ikintu nago ndi kukubwira ngo wenda ngo ndagiye ngo mfate nk'indirimbo za Wizkid ngo zimastering mu mutwe ngiki you know ako hari akantu gato uzi ku ndirimbo ye. Indirimbo ya Wizkid ukunda ni iyi? Ni nyinshi. Imwe. Izo nyinshi zigumane nshaka imwe. Ngo nyikuririmbe. Akantu gato. Wapi. Nyine bo hari ahantu nigeze kukumva. Uri kuririmba indirimbo. Cyakoze hari boro nakoze. Oya buretse gato tanjyana kure. Hari ahantu nakumvise. Oya ntago ari Wizkid. Uri kuririmba indirimbo ni yande? Ya girlfriend ni yande? Girlfriend. Ruga. Ruga. Iyo ndirimbo araririmbye musa. Ngira ngo ntayuzi. Ngira ngo ntayuzi narakubona uyu kuririmba. Aga freestyle gato ya tumanuke tuzamuke dukomeze. Okay, I said bro. Okay. Me want all the girls in the whole world. I know what I'm doing is sorrow. I see no man can focus. We definitely don't give a fuck. She says she know me got a girlfriend. Wow. You know like lyrics indirimbo yudakunda nyine ki. Utamaze n'igi lyrics nyine ugenda zibaje wako nyine ubuyizi actually. Uyizi nyine tu. Arenze kabisa. Oya nje nagwa freestyle nagukubitamo freestyle from morning until sunset. Tugaruke kwa Wizkid dukomereza ku yawe. Uyu munsi ndabukoresha. Okay nje ahubwo nje ukubita boro nje nari remixinze like iyo ndi kwandika nyine nshaka kwirefera ku ndirimbo nkashaka gukora like indirimbo nka remix yayo. Wirefeye ku yihe remix ni yihe ndirimbo? Diamond yande? Ya Wizkid. Twagiye. Okay nje nyine ngiye kurimba iyo nanditse like for mine. Ako iri muri style yiwe. Twagiye. Nubwo uri mwiza sinakurwarira indege mfite inzozi zo gukurikira life is crazy extraordinary mora muri bang bang udafite inzozi ubwo nitwanyura the same way ni long way kugira icyo ugeraho bisaba kuba intore I'm trying to get paid or I do it so there is no disappointment ubumenyi byanjye niyo nabo nabuze iyo mvange umuhasla nkanjye nibuka no gushyira imana mu bintu byanjye from Monday up to Sunday I'm in charge of my life nobody mwinyange chilling with my boys all I do is for you there is no disappointment for real guys buri kuri kuririmba ndikubaza kutari umustar kuki bro reka ngiye nkubwire kabisa once kabisa nakubitanye n'umuntu wande ninde muntu wifuza guhura nawe hano mu Rwanda? Actually ni benshi ariko nyine I can tell you like 3 first of all ntagaruka ari uwa mbere gusa nyine nawe navuga ko nifuza guhura nawe kabisa. Yego abone umuntu wa mbere nifuza guhura nawe no producer umuntu bita Muriro mu producer bita Muriro ukunze katari umustar wa danje. Washaka kumva nyine Muriro atari umustar gusa uzi impamvu se mvuze Muriro? Muriro ni umuntu style akora uba wumva ni style isa Muriro ni umuntu ushaka gukora boro ikaza imeze nka dancehall no actually niba ujya wumva Kivumbi akunda gukora na Kivumbi kandi Kivumbi nawe ari mu bantu bakora nyine type zanye nyine you know ushaka kumva meze nk'uri kurapa kandi ndi kuririmba actually no nyine niyo mpamvu ngiye prefera Muriro cyane. Wa kabiri is none other than cyama element kabisa n'umuntu mugenda mukarema ibintu muri studio biri heavy. Yego. Wa gatatu kutigeze uvuga abahanzi kukibanze kwa producer cyane?
buriya abahanzi Mm. ndakubwira impamvu, reka manze uvuge wa gatatu. Wa gatatu umuntu bita ni benshi ariko nyine ubwo abona bahise baza. Yego. Danny Beat. Dan Beat. Gusa mwana kuzi kuguhura nabo bitarenze ubu iki ngo ntabwo birenze. Eh. Gusa nyine bashaka umuproducer nge tuzicara tugakora ibintu biri professional kandi byanjye. Tari kuvuga ngo nge ngo kuko ngo numvishe ngira style ngiri ngo gukora muri iminsi ngo dukore ngo something like that. Niyo mpamvu. Kandi buri impamvu umvishe navuzemo abahanzi baranahari benshi pe. Gusa nyine bro no se mu Rwanda ukunda uhe muhanzi urasetse zikayo mu Rwanda yishyize hasi. Oya no genda bivuze abanyarwanda urabasetse. Oya honestly abanyarwanda nkunda ni benshi. Ni benshi kabisa abanyarwanda bazi kuririmba bro. Hari uwo bita tayi wacu kabisa. Ura apati yo kuririmba namukundira n'ukuntu akora kabisa. Uramurara umunyakazi shabana. Hagahita hazamo umurara bita Kenshi kabisa. Ura n'umurana ukora ubona ari umumuzisiye kabisa ufite purpose. Hagahita haza umuniga bita izibura izi. Precize. Yego. Izarakora man. Ura n'umurara ubona azi isoko. Kivumbi. Yeah, there are too many. Turakomeje tugiye no hanze y'igihugu. Aka kanya baguhaye amahirwe. Sibyo baguhaye amahirwe muri American Got Talent. Ujye kugaragaza impano yawe. Ibyo byose ugiye kwigaragaza hariya uraza kugerageza uririmba indirimbo bazi. Uririmba indirimbo bazi. Ugiye kugaragaza impano yawe ya voice. Nonaha turakwakiriye. Kwanza uraza no kubibwira naho uturutse n'indirimbo ugiye kuririmba. Really? Yego. Sibyo? Noneho iyo ndirimbo uyiririmbe. Genda wandi umujaji. Suppose ko ndi mumwe muri bariye. Reka mbe Simon ntari ibi. For real? Sibyo? Turakwakiriye rero. Okay. Ubyo byose nabwo ukoresha Inyarwanda. Ufite stage ni yawe. Akira baguhaye mikoro. Yo, what up everybody? I go by the name of the Chris Dio, all the way from Rwanda. I'm here just to show up, you know, to show you who I am and what I got inside of me. Okay, here we go. I'm gonna be singing a song by Josh. Birthday dance. I think it's popular. Everybody know that. Here we go. Sitting here on your birthday, didn't even know your first name. See your cups going empty. Can I fill you up tonight? Sitting here on your birthday, but it seems like a worse day. Let me make you feel okay. Can I take you home tonight? I don't know you, prince. I don't know where you going. All that I know is I like the way you dance, dance, dance. Do your little dance, dance. You know it, dance, dance, dance. I love the way you dance, dance. Come show me, dance, dance, dance. Or do your little dance, dance. You know it, dance, dance. I love the way you dance. The minute I saw you, you know I'm right into your eye. I'm mesmerized, can you tell me why? All by yourself in the corner with that alright. Oh, shit, man. Wow. That's it. You got a chance to sing the second song. Man, stop that. Okay. I'm gonna be singing a song from Asha, teaming up with 2 Chainz and the Low Wine. Okay, go ahead. Okay. It's so hard to reach it. Tell me what you're really looking for. Tell me if you need to. Tell me I'm the one you're looking for. I don't wanna be a secret. Transparency when you look at me. You know I can teach you everything, show you everything.
That's it. Wow. Cya kintu nagikanze bakanda umuntu bakomye. Oh yampaye nka data. Sometimes ari challenge hatari nka buri umuntu akubwira ati turirimba indirimbo from abari ibisazi rimwe na rimwe. Kubonye bikorohise. Ubonye binyoroye? Ariko nuruca abana nabirenze. Gusa nyine sometimes it's kind of hard. You get scared. Urabura ikintu umustar man. Rero ikintu mbura ngo bumustar. Ikintu mbura ngo bumustar na kindi ni support. Abanyarwanda bararenze gusa ntago bari bagera ku rwego nabo bumva nyine ko basigaye barenze. Yego. Ako none ubwo rwego sinzi ko umuntu ajya apfa kurugeraho. Ko nawe urenze. Buriya Gapfizi arabizi karenze. Gapfizi ari rwo ni Diamond Platnumz arabizi karenze. Kuko immediately ukivuga Tanzania ntago umva president wabo like uhita wumva Diamond Platnumz nta n'ikindi kintu uhita wumva bwa mbere uretse icyo kintu. None se uwo muntu ubwo yumva karenze. Nicyo kintu babura. Cyaze hari abantu like nakubwira mu Rwanda nyine banabyumvishe utaba blaming according to other ones. Like Kinyusi. Yego. Kinyusi kabisa nawe avuze karenze ararenze brara boro henshi yamaze gustepinga abantu benshi bataranagera. Yego. Bruce, Benny, Medi, urumva abaniga benshi hariya kabisa na Bravani kabisa rest in peace nawe yaratangiye kugenda agera ahantu kure urumva binarenze. Yego. Nabandi baniga benshi bari kugenda bagera ahantu kure kuko iyo utangiye kubona music zacu nyine ziba ziri muri playlist z'ahantu far away from here ukabona nyine zirarenze ziri ku boosting aba Kenshi urumva ba Easy ba Kivumbi muri Kenya ukabona bari ku blowing up barabazi byatari tuvuga ati music is catching up. Twakomeje rero muzika winjiyemo nubwo byakugoye kuba indirimbo yajya hanze. So ndagira ngo umbwire ibintu bibiri byakubabaje kurusha ibindi igihe umaze muri muzika. Ugeraho kavuga uti nko kabyara ibi byo nanarira. Bro, ari ukuntu ari terime yo kukubwira ngo uri umuhanzi. Yego. Ugara n'umuntu ati tidere wa muhanzi. Bro, nyine bira bintu actually nyine like uri umuhanzi tu. Gusa nyine angira ababivuzemo wabashatse kugaragaza nyine ibyo bintu by'ubuhanzi byumvamo gusa nturi umuhanzi. Nicyo kintu abashatse kugaragaza. Hako nagize ngo ngiye no kugufana. Wapi? None abikora nyine ko kugukwena cyangwa guserereza ati tumuhanzi. Like nyine kuguteza abantu cyaka kubwira ati se bra ati cyaze ubu star uzabunga mu cyayi. Can you even imagine somebody umuntu akakubwira ibyo bintu? No like akwaye n'abantu ngiye najya nenga hari ukuntu umuntu akubwira ati bra kabisa nta hantu z'umuziki zakugeza cyangwa akakubwira ati bro akubwiza ukuri. Oya ntago ari ukuri kuko ngewe like mbafite talent yanjye none ngiye mbabizi ko ntanibeshya urumva. Ariko hari umuntu n'ubundi babwira man talent ye ukavuga ati ngo ngamana ngaransenya aragusenya rubakitse man. Ukabona umuntu baramusenya n'ubundi ariko nawe bizi katubakitse nundi basenya gase ugasenya itongo gusa umurara nyine like just loving a music is totally different from being able to make a music. Yes, that is it. Nyine ukumva umuntu man ngaransenya nyine like wowe ushaka kuba ubikunda ariko ntago niba ubikunda bitandukanye no kuba ubishoboye. Ahubwo ngiye nyine ikintu nkunda kubaza abantu mbaza umuntu nahaye freestyle wowe urumva bishoboye. Ubwo niki hari abakubeshya. Yene mbwa ati ntumbeshye n'ubundi ubimbwiye nago ntacyo byanyangiza ariko nkakurikiza ko n'abantu benshi banabimbwira ntanawe baje tavuga ati bro cyaze kabisa. Chris ne turi kwiganirira tuve mu muziki gatoya twinjire mu buzima bwawe bwihariye. Hakantu kakubayeho mu buzima utazibagirwa gasekeje ni nk'akahe byari bigenze kari ibintu byinshi. Have mbwiramo kamwe kakubayeho ataka kantu niyo nkibutse ndyamye ndaseka. Kari ibintu byinshi wa mugabo. No babayeho mu buzima busekeje. Acyaze actually ibintu ntekereza n'ubu nkaseka.
ni ibintu bijyanye n'ibintu byo gukina amafilimi. Oya na filime warazikinnye se? Ngo iki? Ariko nyine byo ari bya bindi muri childhood nyine. Mama ufite iki mukavuga ati tujye gushutinga filime something like that. Nyine ukagenda just for fun. Ako biri fun byatari ku buryo mbyibutse mvuga ati bega ibintu. Yego. Biri disgusting kabisa. Urucabana. Ubundi byo. Byari bisekeje wakinaga comedy wakinaga. Uko byose nabikinyera yaba. None umukomedi dusetse. Aya actually nago nari mbizi man ndi kwa kuduvuga tereka niyaminiye cyo gukina comedy nawe urumva se nagusetsa kandi nari umukomedi. Aho rero ni muri filime sasa mu bwana tugaruke mu bwana mu myaka 5 7 10. Nukuntu nashyiraga umudakubitwa mu mufuka. Ubatari bungubite nazerereye kandi ngo umudakubitwa yubitse ngo nta muntu you won't tell anyone. Gusa inshuti yanjye yose yabagize ko mfite umudakubitwa. Oya nagera mu rugo igiti kikambona ukavuga uti nuko nabivuze ntagikora ntago wabivugaga gake gake ufite mudakubita nyine ukagira ngo nuko bivuze gake na n'ubundi bikaba imfabusuga igituka kiri ubwana ugaye kushaka ko waragira gutuntu tw'utugambo twishi magambo yo ko nagiraga ariko ubanze nari mbizi ubanze umuntu wanjye warakoraga cyane kuva kera iyo ntawe umunyamakuru umva kuva ntari uzaba umunyamakuru nzi kuririmba kandi nkoresha umuntu urumva ko umunwa ura nitangazamakuru warikora kabe okay itangazamakuru narigerageza gake gake kabisa oya ndakumva uwo numvise ufite umuntu oya nago turacyari mu muziki n'ubundi wenda ajya gucangura akandi ga freestyle kakuri hafi kawe okay watungurwa umubanyo kunasa izina rye narindi ni Natasha iyo injiye club harashya abyina mpaka tondo ubugacya she really know I like it her big back in the moment she's tweaking my benga she knows in my request she benda girl oh girl I like the way you do me slow I wanna stick around you for night no nabishaka turi nkoko girl you without you girl you never vibe enough without you. My mama need you. All I want is right now is to see you booty down. That's it. Yeah. Wow. Straight up. Akumusa indirimbo ni yawe. Indi nta hantu yize. Ni nyine na hantu yize actually. Nizange zose umvishe ndikuri. Mfite boro like ngo nshaka kuba ndi kwandika. Register iri kuzura. Na agenda ufite agenda like nk'indimbo ziba zararangiye. Anytime why to recording like zigera nko muri 35 udashizemo izo genda nandika ukazikepinga ukazigira ama freestyle 35 zanditse zibitse ukeneye umuntu gusupportinga kugira ngo zijye hanze rucaba cyane gusa ko warenganye mwana ariko kuko ba manager bari kutureba bari kumanaginga ibintu by'amafuti bafashije impano yawe kweli wasanga ari gihe cyane kitaragera bwira ba manager babwira unyujije mu ndirimbo babwira uti ibi bintu ntimubibona wagiye uri umuhanzi babwire ahubwo nababwira ati mwaba manager ntago nababwira nabi man oya ariko basigira iki babwira oya ikintu nababwira cyo bajye basupportinga man umuntu bikwiye ibintu byo kuvuga ngo ariko ntago nabarenganya mani bose bari gukorera amafaranga like niba umuntu egasa afite amafaranga ala blowing up nyine aragaragara ko we niba you have nothing nta kintu nta hantu uri bugaragare mani niko yabimeze cyangwa nta connection ni naki isi warababaye agahinda ese ko niyumva ko numva utajya wivugira ku gahinda kawe ko n'ubundi byose wowe wivugira ku by'inkuru no ibintu agahinda se na bro bose nta gahinda ndi kumva uvuga mu ndirimbo uri kwivugira iby'inkundo n'abakobwa ariko wowe ari ikintu kimwe utazi ntago mani wawe urimba agahinda mani cyangwa iki wowe niba ukora sekira ukaba ukunda nyine basics akaba ari love songs ntago wakumva ko ntago wajya kuvuga ngo agahinda ng'ikinga ntago ndi umuraperi wenda like nshaka kurapa ariko like ntago ndi umuraperi kujya nza n'imihari ng'iki like I do love songs yes rero
That's why nyine wumvisha nyinshi ari love songs. Yeah, something like that. Yeah. wihangane bizaza kandi uzabigeraho cyane ko urashoboye kandi gushaka no gushobora. So umusaza rero abonye amahirwe ari kwiyereka abanyarwanda. Ni wowe uri bugene uko ikiganiro uri bugisoze, ni wowe uri bugene uko ugisoza. Byaka kanya ngo haye microphone ngo utaramira abanyarwanda. Nge nagiye bereka icyo ushoboye. Nge nagiye rwose, microphone ni yawe. Yo, you need the Chris dial. All the way from Kigali, Rwanda. Okay, kabisa umva. Kurikire mani mujye muzamura abantu bafite impano kabisa. Agahinda kenda kubica bazapfa baziyabura wallahi. Ako hano bafitiye mama freestyle make nabakubita twagiye. Okay. Pull up in the beamer with the cool girl. She make the sound pop when it's inside. Nubwo uri umukapo yanakwima yo mukeneye ho yanajyatinda. Vibes almost ari no gutwika. Ibikeneye unikwija. Agaseka cyane yo mubwira ko mbona zatuma nyine umupira. Tell me how you want, if you prefer on the floor. Uko bishaka nyenda guhasha. They wanna see me go gusanza kugumaho, cause I already gave you my bwira nibo bishaka for kuko nje wabibona mu maso. Girl, everything in the control. Everything in the control. Girl. Okay, kabisa. Ye kubatama kandi ga freestyle kamwe abundi kabisa duhuza ubutaha. Okay. Okay. Try me, I can take it back. Please, babe, I think we can get over the past. How I can treat you right. Wemeye baby ni mico nayihindura kuko uri umukobwa nigeze mbona handi. Uri smart utagira no mu bandi, sininya kuba proud yawe ndi no mu bandi. Nubwo inshuti zanjye zabibona nabi mugiri imihari yo nkubonanye n'abandi. I swear to God I will kill you some birdie. Get you so attractive when I see your birdie. I say I'm grateful to have such a mwari. Yo, we are the Chris kabisa. Ciao.